nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Nimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Yesu nashimwe. Mwene data uwo nkurikiye, amazina yanjye nitwa Hatumimana Eric. Ndi inshuti na Yesu, nagiriwe ubuntu, Yesu amagukizwa ku buntu. Imana ishimwe uwo mpaye aka kanya ko kumva ubutumwa bwiza bufite insanganyamatsiko igira iti twere imbuto zikwiriye abihannye. Twere imbuto zikwiriye abihannye. Aha iri jambo nsomye ni Yohana umubatiza yigisha. Yohana umubatiza yigisha abatiza abantu. Yaravuze ngo nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Hano yarabonye abakoresha b'ikoro baje kubatizwa, abantu batarizera b'abanyabyaha baje kubatizwa. Arabwira ati mwa bana b'inciramwe, ninde waburiye guhunga umujinya uzatera? Imana ishimwe cyane. Hanyuma bari baje kubatizwa nkuko nawe wabatijwe. Akimara kubabatiza arababwira ati nuko murihannye, ariko yongera ijambo ngo nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Nanjye rero mwene data uwo nkurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, nanjye nje kongera kukwibutsa ko ukwiriye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Nimba warihannye, nimba warizeye Yesu Kristo mwami n'umukiza, wateye intambwe nziza y'ubutwari yo kwihana, yo kwizera, ariko Imana iri kukubwira ngo ongera wibuke, ese wera imbuto zikwiriye abihannye? Niyo mpamvu nakuzana insanganyamatsiko igira iti twere imbuto zikwiriye abihannye. Nibyo Yohana yabwiraga abantu amaze kubatiza. Arabwira ngo nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Urumva? Aravuga ngo igiti gitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe hehe? Mu muriro. Mu yandi magambo, umuntu wizeye Kristo ariko niyera imbuto nziza azajugunywa he? Mu muriro. Jambo ryumve neza mwene data. Twe kwishuka. Urwandiko Paulo yandikiye Abakorino, iyo dusomye igice cya 6 umurongo wa 9. Urwandiko Paulo yandikiye Abakorino, yisomye igice cya 6 umurongo wa 9. Reka tuhasome. Haravuga ngo nimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Nimwishuke. Murokore nkurikiye niwishuke. Nimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Niwishuke mwene data. Niyo mpamvu Yohana yarimo aburira abantu bamaze kubatiza, nkuko nawe ushobora kuba warabatijwe, nawe ndi kukuburira. Arimo ababurira abwira ati nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye, mwere imbuto zikwiriye abakijijwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iyo dusomye mu Bagalatiya igice cya 5, Abagalatiya igice cya 5 naho tuhabona imbuto zikwiriye abantu bizeye Kristo, abantu bihannye. Abagalatiya igice cya 5 dusome duherenda ku murongo wa 20
na kabiri. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Nawe ubwo wibaze nimba ufite urukundo, izo ni imbuto z'umwuka ushobora kwisuzumiraho nimba warizeye Kristo, ukumva ko izo mbuto zatangiye kuza muri wowe, imbuto z'urukundo. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari ryayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Imana ishimwe. Twe kwifata uko tutari. Twenderanya kandi tugirirana amahari. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiye, wumvisha imbuto z'umwuka. Harimo urukundo, kumva ufitiye abantu imbabazi, kumva wumva ushaka abantu bose bakizwa kugira ngo hatagira n'umwurimbuka, ukumva ushaka kubabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane hatagira n'umwurimbuka. Urwo ni urukundo rw'Imana. Udashaka abantu bose bajya mu muriro, udashaka abantu bajya mu muriro utazima. Nimba waragiriye ubuntu ugakizwa, burira n'abandi batarakizwa, nabo babwire ati mukizwe, mwihane kugira ngo mutarimbuka. Kuko hariho ijuru, ariko hariho na Gehenoma. Hariho ubugingo bw'iteka ryose, hariho no kurimbuka kw'iteka ryose. Abantu bibabwire, bakumve cyangwa babireke, ariko amaraso yawe ntuzayabazwa. Urwo ni urukundo rw'Imana. Kumva utagira nabi umuntu, utamugirira ishyari, wumva wakwifuriza mugenzi wawe icyiza, utamubona ateye imbere wumve ngo birakubabaje, ahubwo bikwiye kugushimisha. Urwo ni urukundo ruturuka mu kwizera Kristo, urukundo dukura ku Mana. Imana ishimwe cyane. Izo ni imbuto z'umwuka w'Imana. Ni urukundo, ni ibyishimo, wumva ufite ibyishimo, wumva ufite amahoro. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite imbuto z'umwuka. No kwihangana, agira kwihangana no kugira neza, ingeso nziza. Izo ni imbuto z'umwuka. Rero hano Yohana yatubwiye, cyangwa se Imana ikoresheje Yohana yaravuze ngo twere imbuto zikwiriye abihane. Abahehesi, abasambanyi, abajura, abatinganyi, abo ntago bazaraga ubwami bw'Imana. Niwishuke mwene data, niwishuke. Hanyuma iyo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 21 umurongo wa 43. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, reka tuhasome ubundi dusenge. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 21 umurongo wa 43. Wumve kuntu mwene data Imana ikubwira. Imana iri kuvuga ngo nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa. Wumvishe mwene data, umva kuntu Imana iri kukubwira. Wowe wizeye Kristo Yesu, ariko ni wera imbuto nziza, ni wera imbuto zikwiriye abihane. Uko kwizera kwawe kurashidikanywaho, bishobora kuba ari uko kumunwa, uko kwizera kukuri. Twasomye ibyanditswe tubona ko ari umuntu wumvira, uguma mu ijambo ry'Imana. Uwo niwe wizera w'ukuri, wumvira ijambo. None hano Imana ivuga ngo nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa, bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. Ndagira ngo wumvire ijambo mwene data. Ari wabo nkurikiye warizeye, ariko Imana iri kukwigisha ngo era imbuto zikwiriye abihana. Hano Imana iri kuvuga ngo nicyo gituma mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa. Urumva ko ushobora kunyaga ubwami bw'Imana? Ngo bugahabwa ishyanga, bugahabwa abakristo bera imbuto zabwo. Ubwami bw'Imana bugahabwa nyine umuntu wizeye akera imbuto zikwiriye abihannye. Uwo ni ishyanga, uryo shyanga ryera imbuto z'ubwami. Abo nibo bafite amahirwe yo kuhabwa ubwami. Ariko nakuzaniye insanganyamatsiko igira iti twere imbuto zikwiriye abihannye. Nimba warihannye, nimba warizeye Yesu Kristo, urasabwa no kwera imbuto zikwiriye abihannye
urukundo rukakurangwamo, nta nzangano zikwiriye kuba mu bantu bizeye, nta mashyari, nta moko, nta nzangano ngo umuntu yarakubabaje nyine kuko nawe si we. Yesu ari ku musaraba yababariye abamwishe, abamuteye amacumu, abamubambye, aravuga ati Mana ubabariye ko batazi ibyo bakora, abagirira imbabazi. Nawe nimba warizeye Kristo, nta rwango rukwiye kuba muri wowe, ukwiriye kubabarira abanzi bawe kuko nabo sibo, bashukwa n'umubi Satani. Mu gihe bashutswe bagirira imbabazi, nabo sibo, na Yesu yarababariye. Kandi nawe warababariwe bya byaha byinshi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo tubabarirane ibyaha, tubabarirane kuko natwe twababariwe muri Kristo Yesu. Yego nibyo barakubabaje, baraguhemukira, bakubeshyera ibibi byinshi, bakuvuga nabi, bagukorera iby'ubugome, ariko nawe warababariwe nshuti yanjye nkurikiye. Nawe ukwiye kubabarira, wowe wizeye Kristo. Era imbuto zikwiriye abihannye kuko uwizeye, uwera imbuto zikwiriye abihannye, izo mbuto harimo kubabarira. Buryo ubabariye umwanzi wawe wakuhemukiye cyangwa kubabarira umuntu, mu by'ukuri wowe izi imbuto zikwiriye abihannye. Iyo ukunze umwanzi wawe wakubabaje ntiwiture inabi yakugiriye, buryo uba weze imbuto ikwiriye wihariye, aho Imana iragushima. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwiye ngo nicyo gituma abatera imbuto zikwiriye abihannye, abacishwe batera imbuto, ngo nicyo gituma ubwami bw'Imana muzabunyagwa, bugahabwa ishyanga ryera imbuto ryabwo, ishyanga ryera imbuto ryabwo, ryera imbuto z'ubwo bwami bwo mu ijuru. Abantu b'Imana, abagenzi bajya mu ijuru, abizera, dukwiriye gukora iby'ingeso nziza, tukerera imbuto n'abataramenya Imana, bigatuma bahimbaza izina ry'Imana kubw'ingeso nziza zacu, kubw'imbuto nziza twera. Imana iguha umugisha rero, yanakuzaniye ubutumwa bwiza bwongera kukwibutsa ngo wowe wizeye birakwiriye ko twera imbuto zikwiriye abihannye, tudasambana, tutiba, dufite urukundo rwo gukunda bagenzi bacu, dufite kubabarira abanzi bacu, dufite kugira neza nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, kuko ari byo biranga abana b'Imana. Yesu aguha umugisha kandi humura, muri Kristo Yesu turabishobora kuko dutsindishirizwa nawe. Yesu uri muri twebwe, twimitse mu mitima yacu, araza akabikora. Ntago bitukomerera kuko atari twe tubikora, ahubwo bikorwa na Yesu waje mu mutima wacu. Imana itanga amahoro iguha umugisha, wowe wankurikiranye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu. Ushatse kumamagara wamamagara kuri 0788 75 64 31. Kubw'urukundo rwa Yesu ndagukunda cyane, ndabakunda cyane. Yesu abishimire kandi ahaze kwifuza ku mutima wanyu. Imana ishimwe. Amen.